Niwambwiye ko ari kumwe nawe hano nta wundi muntu uri kumwe. Ese telefone yawe telefone. Ese telefone nge nawe yawe no. Mereza telefone yanjye. Ese urabona yagiye itekereza. Urabona ira telefone nayitwara. Mbwira nawe. None ndajya nkumenyesha ko rero utarunabizi. Ni wanayitwara ngo bishoboke. Nyine nayo natwara nyine. Nubwo uri mu mwobo nagusangamo nkayibona. Mereza telefone yanjye cyangwa uca utayiwanyu. Cyokoze kuko twabanye neza. Wambereye mwana mwiza. Nubwo ntazamukuye imico y'ubujaka kanya. Ginabujura. Sindi bukujyane kuri polisi. Ariko sinabana n'umuntu wiba. Ginabujura ngi. Sinabana n'umuntu ugira nibagiye. Sinabana n'umuntu wiba. Ntabwo niba. Urahita uradwa cyangwa ujya kuri polisi. Ntabwo niba. Ujura bwawe ntabwo byakora. Gisukira ahantu abantu bose babibona. Tazaza kunshinja telefone igiye. Ntabwo niba. Hey! Obe. Dore n'amafaranga yarayatwaye. Ezi. Ayo mafaranga ntabwo nayo nitoreye. Wowe utaragura amafaranga. Takuraho. Egerayo. Iriya telefone turimo. Ngukunda nirwo rwa nyuma mfite ndaruguhaye rwose singushidikanya kuko nakutagira nukurora inshuti yanjye nkemereye ko nzagukunda haba mu byiza cyangwa mu bibi. Hi guys, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abantu bose babasha kumva ururimi tuvuga. Ndabasuhuje, mbahaye ikaze. Imana ibahe umugisha, abakoze subscribe Imana wo ibakubire. Umuntu wese wakoze subscribe, aba subscribers tumaze kugira kugira 188, sibyo? Imana ifate ibyo 188 ibigukubire inshuro 100. Abantu bizera turavuga ngo igukubire inshuro 7. Aya zirindwi zaba ari nkeya. Ngiye ngusabiye inshuro 100 ariko zize zira amafaranga noneho zitari subscription, sibyo? Akisaba kuri kubagabanyiriza n'ari wowe ubuyabaye. Ariko se vane nk'umuntu wavutse atumva, urumva umuntu wavutse afite ikibazo cyo kutumva, iyo ari gutekereza atekereza mu ruhe rurimi? Iyo ari gutekereza atekereza mu ruhe rurimi? Ese umuntu atekereza mu rurimi? Tekereza. Watekereje? Utekereje mu Kinyarwanda cyangwa mu Cyongereza? Byajya mu rurimi rwo rwose. Oya, wowe tekereje mu kihe kirimo? Yewe biba biri mu rurimi numva. Wumva. Nyine umuntu rero wavutse noneho atumva. Atekereza muri ruhe rurimi? Ntabwo abatumva complete. Nyine bwo abatumva wenda amajwi y'abantu ariko afite ubundi buryo yumva. Ubuhe? Ubwo buryo ni ugatekerezamo. Yakumva se mu buhe buryo? Oya ntabwo umuntu atekereza icyo yumvishe gusa reka. Umuntu atekereza n'ibyo yabonye. Ushobora gutekereza ibyo wabonye, ushobora gutekereza ibyo wumvishije umubiri. Ntabwo gutekereza umuntu atekereza ikintu yumvishije amatwi gusa. Ubwo we atekereza ibyo yabonye gusa? Yatekereza ahubwo wambaza wenda nk'iyarose arimo kuvuga mu ruhe rurimi mu ndoto ze. Agenda guca n'injinze. Ibintu biruzanye byo kunyishisha ngo twabutsina ntabwo biri bushoboke. Anyways, it's been a long time tutabonana, haciyemo iminsi kabisa. Sibyo be? Haciyemo nk'icyumweru. Muranyihanganira mbiseguyeho, ndongeye mbiseguyeho. Nari maze iminsi ndi bize mane ikomeye. Ube nagize icyumweru kibi, oya ntabwo ari kibi, kivanzemo ibyiza n'ibibi.
ariko byose hamwe n'Imana bizajya bigenda neza sibyo. Nari maze iminsi rero ndi bize ku buryo simwe gusa ubona nta mata yari amaze iminsi atambona, uretse ko no mu byanyiraga bize nawe sometimes yazagamo, mbese byari birebire. Ndagira ngo nshime Imana imbere y'abashuti banjye, abantu badukunda, abantu badukurikira, mw'abantu mw'ejo bundi nari nkoze accident ya moto, mumbabarire mbabwire umuntu wese udukurikira kuri Yves na Vanilla, ujye utega moto n'ubwo waba utayitega kenshi, n'ubwo waba uyitega buri munsi, n'ubwo sinzi ukuntu nyine simbizi uburyo bwawe uyitegamo, ariko ngereranyije nk'abanyarwanda ndumva nta munyarwanda utaratega moto abaho be. Nutega bisi hari igihe aba yakererewe bikaba ngombwa ko ahita afata moto. Abantu benshi dutega moto. Hari n'uwo uyitega nk'ubuzima bwe bwa buri munsi, sibyo ariyo transport nyine akoresha. Hari n'ufite imodoka ariko ushobora guhura na ambuteyage uri kwihuta bikaba ngombwa ko ufata akamoto kugira ngo ugera aho ugomba kugera. Imodoka ishobora kuba iri mu igaraje wenda cyo kuzenda nk'umuntu ufite wenda imodoka nyinshi, ariko in anyways uko byagenda kose niba uzi kujya ufata moto, niba uzi ko hari situation ushobora kujyamo ugafata moto, mw'abantu mwe ndabasabye ndabinginze, ariko sinzi niba ibintu ngiye kuvuga bitabanyuranyije n'amategeko arono, ariko ikintu bita izi moto z'umuriro, izi moto z'umuriro nihagira umuntu wumva hari ikintu aziziho, siyo be cyangwa ndi gukora amakosa, baratubwiye icyo baziziho, nawe ugiye kuvuga icyo wazibonyeho. Ngewe icyo niboneye kuri izi moto z'umuriro, mu muhanda habamo amasida, ibyo ntibisanzwe sibyo bibaho, ariko noneho hari n'igihe nakunda y'abantu sinzi mu minsi yashize n'umuco w'abantu bagiye kugabanya amamoto mu muhanda, uri kumva moto zifite nka 80% yo gushira ubuzima bw'abantu mu kaga. Noneho byakubitiraho ziriya moto z'umuriro zihora zicika feri buri munsi, igihe cyose ngiye mu muhanda simbura iyo mbona yacitse feri, uri kumva. Rero ejo bundi Imana rwose ndashimira Imana yarandinze, nari ndi kuri moto icika feri, ariko ndashimira Imana ko nta kintu nabaye. Buriya obereka nkwereke nuko abantu bazi kubifata wenda nabi, ubugufi bw'umuntu sibyo bushobora kumukiza mu kintu runaka, uburebure bw'umuntu bushobora kumukiza mu kintu runaka, ubunini bwe bushobora kumukiza mu kintu runaka, n'ubutare bwe bushobora kumukiza mu kintu runaka, sibyo. Mana we, uretse ko Imana yahabaye wenda ariyo yacishije mu bantu bari bari aho ngaho, bari bari inyuma yanjye bavugije induru bakanyibutsa bakambwira ngo mve kuri moto. Twige yacitse feri ariko iri gusubira inyuma, ntabwo yari irimo irajya imbere, yari irimo irasubira inyuma. Abantu batavuze induru bambwira ngo wavuye kuri iyo moto, wavuye kuri iyo moto. Nanjye nta nubwo nabitekerejeho kabiri, nta nubwo nagize gute, nahise nsimbuka mpagarara mu muhanda. Ko fana tatubeshye wasimbutse gute moto? Twiki moto iri kugenda uzisimbutse ibintu byakubaho? Ngiye narasimbutse, nanjye nakubwira ngo nta mibare myinshi nakoresheje, nta nubwo nabitekerejeho kabiri. Niye n'umushahara barimo baravuze induru gusa bari kumbwira ngo mve kuri moto ngo yiveho, banzi ubwo wenda nabo barabonaga bakabona hari possibility yo kuyivaho. Urumva moto ikiri gusubira inyuma icika feri ntabwo ihita yirukanka, itangira igenda gahoro bikarangira yisigira gute ivedeka. Muri abantu mwende harakwirebero, Yesu we, ngiye kumva numva ngo Yesu we, none imbere yacu hari imodoka. Mana yanjye twe turi muri risk zone ku buryo n'abantu bose bavuga ati wa muntu cyo koze nuko itariki yawe isaha yawe itaragera, nawo bundi warupfuye. Ngira Imana ndayisimbuka nyine kwa ndi muremure amaguru yanjye, n'ubundi niyo nicaye kuri moto nshobora kuyakoza hasi bigashoboka nyine. Nicyo cyo nari tuvuga nyine, hari Imana iguha ikintu kuko kizagusevinga mu gihe runaka. Nuko ngise Imana kubw'amahirwe, ariko n'Imana yahabaye nta bindi bintu, ntabwo navaho n'imbaraga zanjye cyangwa n'ubwenge bwanjye, wapi ni Imana yahabaye irandinda. Mu by'ukuri uyu mwaka nturangira, ntabwo nzi ikintu nzakora kugira ngo
Imana n'ubundi ndabizi ko inyishimira, ndabizi ko twishimira kandi icyo twakora cyose Imana ihora ari Imana, sibyo? Ariko Imana izamfashe nzashima by'umwihariko bitari nk'ibisanzwe nk'uko nanyashimira mu yindi myaka. Ko buri mwaka Imana yandinze amaksida kandi yose gucika feri, nacyagiye imodoka nabwo yacitse feri, Imana irahaba. Mbese nzafata igihe cyo gushima Imana by'umwihariko specifically ku buzima nanyuzemo muri uyu mwaka. kandi ibintu bya ziriya moto nawe bikubwiraga ukajyana ni kabiri yanjye. Warabibwiye nkajya numva ni ibintu bisanzwe wenda abana kusubundi nyine bwageze bageze. Havuga n'ubundi moto zose muri rusange tuziziho ko zigenda nabi, sibyo? Moto tuziziho ko zigenda zicengera mu bikamyo. Bro no icyo gihe byari bimeze imbere yanjye hari ibikamyo bibiri. Ndibwira moto ngiyewe sinyenyende inyuma y'ibikamyo. Please ko hano hari hameze gutya harashonga bakagurya. Hari haterera gutya. Ndabwira ati ngiyewe sinyenyenda inyuma y'ibikamyo. Please. Bireke bibanze bigende. Natwe turagenda nyuma nta kintu cyo kutwirukansa, nyifite umwanya uhagije. Ngiye uko ndi kugenda kuri moto pe motari muha condition uko mbishaka niko agenda. Ibindi wenda bikaba byaba nyuma simbizi uko umunsi w'umuntu wateganyije kugenda, ariko ngiye ntabwo nshobora mu motari ashobora kuntwara yirukanka ngo bishoboke. Never. No. Ariko be none nabyemeye mbyiboneye, none umunsi ukurikiyeho ndi mu muhanda ndi kugenda, ariko ndabukiye ntabwo ndi kuri moto. Mitana nawe mutimize kandi n'ibindi. Uzana yamanitse igikondo. Igikondo ari ikibuye kimanuka gutya, kimanuka cyane. Yaraporomotse ihetse umutipe, ihita bakubita muri bordire. Imana igiturinda, iturinde bikomeye. Ariko be nk'iyo utumye nkora introduction y'iminota 10. Urumva bimeze bite? Duteganya ko ushobora no kurenga. Sinshobora kurenga. Jamais du tout. Cyokoze ndenga ndarenzaho umunota umwe cyangwa ibiri. Ubu ngubu ni iminota 10 n'amasegonda 40. N'amasegonda 40. Ugenda 13. Kuri kuyongera. Ndabasoje. Bayine twera ugiye kugira 11. Ubu yanageze 11 tayire. Arabura gakeye. Urumva? Bon, ikintu rero kinzanye aka kanya. Narabwiye ngo ibyifuzo by'abantu badukurikira mu itegeko kuri twebwe. Sibyo? Njye mbita abakiriya. Shani n'abakiriya bya rero. Iyo abakiriya byo kwibaza igihe product atari nziza, ntibayemera n'abo ngabo ikintu mbakundira. Nibajye bari pfana, ushobora gukatira bye. Urumva? Anyways, ikintu kinzindi yangaha ntabwo ari mu gitondo, nakabwibwira. Nyine ni amasaha y'igicamunsi. Cruise. Nyarwanda byose mvuze. Gusa igicamunsi n'akabwibwi bitandukanye. Uransobanurira niba ubizanye. Mvuge ukuntu ushaka kwishima ku birenge ufite kamera. Yes, urumva ariko ntacyo. Isaha yose ni ku manywa, ntabwo ari mu gitondo ntabwo ari nijoro. Ni ku manywa. Ubu rero umuntu bita Ezra, nari mbanje kubabwira ko icyifuzo cyanyu ari itegeko kuri twebwe. Hari abantu benshi batwandikira muri komenti batubwira ngo bakora amata baramukumbuye, abandi bakatubwira ngo bakumbuye amapranka. Urumva? Rero nimba kagira ngo nubwo komenti ntazisoma zose, ariko at least nyine hari zimwe soma. Nyine nkavuga ni wenda ibingibi ntibishoboka nzabikora, bidashoboka nuko rero. Ubu rero Ezra amaze iminsi ari muri comfort zone. Umuziki uta comfort zone. Comfort zone bro. Ari muri comfort zone, bameze neza, nta bibazo, ntaki. Rero n'umushaka kumujagaraza ubwonko. Navuze nera akakana ngiye kubanza nkagera gute obini wo umushuka agakora ibintu by'amafuti. None ndashaka umukangura ubwonko nanjye. Ndashaka umukangura ubwonko ndebe reaction yagira munsi ageze mu kibazo. Muri ukuntu njya ndengana. None se Vani, wowe si bugiye gukora n'inde wagushutse? Ngiye borega afite ubwenge. Na Ezra arabufite. Ngiye ikintu mbafasha ni uko mba ndahantu muri gukorera ibyo bintu. Uri umufatanyabikorwa mbese muri make. Amategeko niko avuga. Ngende umushungereze. Yemwe naje gushungera. Banaje gushungera.
nuko rero Ezra mu kanya arimo natunganya imbwa arimo hariya mu nzu y'imbwa. Ezra ari mu nzu y'imbwa. Mbwira mu nzu ya Ezra. Ari mu nzu ya Bobby nyine ari sinzi ibyo barimo baraganira na Bobby. Ezra ikintu bari bakamuzo Ezra akunda Bobby cyane. Obese byo? Kandi ikunda kuruta Rura. Obe nabyo cyane. Anayihereza n'ibiryo byinshi kurusha Runa. Ayigaburira byinshi kurusha Runa. Obe naramuteranyije karabaye. Mvuze uko mbibona. Ramuteranyije. Ariko ariyahura. Ariko nanjye nkurikije ukuntu nyine akunda Bobby kubera ko Bobby niba ngo barakuranye. Nyine iyo yamukuriye mu maso cyane nyine kuvira akana gatoya. Sibyo? Kuvira akana gatoya. Urumva baraziranye cyane pe. Ni nk'ukuntu Bobby na Namata kabisa nta n'indi mbwa bijya gupfa kumvikana na Namata. Nuko rero ndakonka Bobby umwana wa sinzi ukuri. Bobby nyine ndayikunda Namata nawe akayikunda cyane kuruta izindi mbwa nyine. Nuko rero Obe ndageze nicaye ndavuga ni ngiye gukangura umwana mu mutwe uyu mwana wanyu mukunda ubundi Ezra yavukiye kuri ni w'abanyarwanda ni w'abantu bamukundana kuri kamera sibyo ko nta kindi kintu bamuzi hano kuri kamera mbaza ngo we bakoze iki kintu umugabo wanjye ni umuhanzi ubwo amaboko yanjye nabona kumwamashyi batangiye kunsakurira nayanjye ibyo reka nyeganyeze uko mbishaka uko mbyumva. Ikindi bakaba banziho ko ndimo hari ubundi mu kihe cyiciro mu influencer content creator. Mu content creator. Erega mu twese twabonye amazina nta kintu baza gutubwira abaho yuko ndi umugore w'umuhanzi ndi no mu content creator. So Ezra rero ngiye kumukorera agaprank gatoya sibyo. Hano hari telefone ebyiri. Iyi ni ya mbivuge nta pfunwe ryayo ifite. Oya. Niba nta pfunwe ryayo ifite reka mbivuge. Iyi ngiyi turi kwikodingisha ni iya Bwana Obe. Iyi telefone ubundi ntabwo ijya imva mu ntoki sibyo. Ntabwo ijya imva mu ntoki. Iyo mvuye mu ntoki kenshi iba iri mu ntoki za Namata. Ariko Namata nawe ntabwo agikunda kwifata cyane kuko yatangiye kwiga asigaye afite occupation nyinshi ntabwo akigira. Hano rero mu rugo ikintu cya mbere banze Obe ni iki? Ikintu cya mbere bakuzeho nawe ubu nunguye mani. Ku bijyanye na telefone ni iki? Ni uko utajya wibuka abantu bataye telefone. Exactly. That's me. The real mom in me ni uwo nguwo. Uri kumva sinjya nibuka telefone rwose nk'ushobora kwisiga hano birirwa mbabwira ngo mpamagare telefone yanjye nayitaye. Rero ndageze aho ndavuga nzashiramo hari akaboro bashiramo nyine ku buryo aramu nyine ushiramo ku buryo wayiguze ushobora nko gukoma amashyi cyangwa ukavugiriza ugakora any sign nyine waba warasetinzemo. Ariko ako kaba ni kabi ushobora kugashyiramo mu gihe uri kubisetingamo nkahita nyakoma mbere yawe kandi ubwo agatajya nk'ukuntu sirizwe yafashe wowe muri telefone yanjye. Siri yanjye ntabwo ijya imvugisha shoba urwo rujwi rwawe nibyo niko bizagenda. nk'ubu ngubu uvuze Siri yahita ikora ibyo uvuze. Oya nzajya kubisetingamo ndi mu cyumba niherereye njyenyine. Namata telefone ya mbere nari mfite nuze fingerprint yanjye niyo Namata yakoragamo kuko nakundaga telefone yanjye. Urumva niyo nyine narayimusetingiyemo igikomeye. So iyi telefone ngiye kubishyira Ezra kuyakora telefone. Obe turi bangahe? Ni njyewe nawe na Ezra na Namata. Sibyo? Aka kanya mu by'ukuri ntabwo Ezra yasobanurira ukuntu telefone ifite ahandi hantu yagiye atari wowe cyangwa we aba wayijyanye. Ndashaka kumubeshya ndashaka kureba ukuntu kitwara niba ngombwa ndanakirukana none nimushake mu nyice kirukana nagakubita jido ariko ndakarya jido uretse ibintu ngiye kumukorera.
ngiye kumukorera ibintu bibi abantu bamukunda muri hangana kuko nanjye kajya gakora amafuti menshi nkiyahangana sibyo be iyo kumugiye kubigenza sibyo ngiye sinajya mu cyumba cya Ezra uragiye gukatinga sibyo nyuma yo gukatinga ufate telefone ugende uyihishe mu gikapu ugire foto hasi umvikane uduca mu gikari sindi kujya kure uduca mu gikari sibyo ugende ufate telefone uyishyire muri telefone mu gikapu cye hasi nayishyira ahantu ku buryo bigaragara ko kari kayibye bigaragara ko kari kayihishe ari injura mpite nanayizimya kujya mbese telefone zikuzizimya njyewe mbwira ngo ikizamini telefone yizimye n'izimya kuva ni ibintu uri kuvuga ni ibiki alisoya tugari ibintu ndaguha 5,000 mereza hano izimye turabivuga ndahita mbyereka abantu kuri kamera yizimye banza uyibereke itazimije uyizimye dore ubu ngubu kamera yanjye iri ubu ngubu iri kwaka yizimye n'uyizimye urama ngahe ndabaha 5. dore mbyeretse abantu ko yazimye nubwo ndi kwerekana nanoze na protector yawe ko yamenetse akira yazimye se yazimye bwamereza 5,000 byanjye vane n'ibi bintu tugiye gukora nabwo twabishutinga mereza ngamereza 5,000 byanjye mereza mani unyigishije iki ni ukunguka yanjye ujya yanyuma icyaha kiri kumuhama nibaza njye muhise mubikorera ubaramutse yakubonye twasere cyangwa wangambanye ukaneza akagapeti nakwica kandi ndakuzi ukambanye ugasanga twashyizeho mu ishakoshi yawe agombesha nawe obe ibyo biko binteye ubwoba waba wabikoze oya nawe nabikoze ko wabimbwiye washyize muri kapeti mani obe ndumva nteye ubwoba nawe nkwemukiye ibaze ko nambaye njajwe imbere ibaze none nkanishyiramo iri kwaka ku buryo yihamagara igahita yitabirwa mu cyumba cyawe umva ukuntu kagenda kirukanka arayobewe Ezra ngwino hano sinataka ko turi gushutinga ndatangira ko nandi kubikiganira mu gitondo se wakoraga iki mu gitondo tundi tuntu ese hari ibindi bintu nari ndimo nyine gukora ninde waje hano hari umuntu ugeze ugera hano kuva mu gitondo wari hano we nawe Ezra rero ndagira ngo ubwize ukuri kuko nutambwiza ukuri byaba bibi ndakubwiza ukuri nutambwiza ukuri
biraba bibi. Dore mpagaritse ikiganiro ndimo ndashutinga. Ndakubwiza ukuri. Turikumvikana. Ndagira ngo ubwize ukuri. Ndakubwiza ukuri. Mu gitondo mva gutwara umwana ku ishuri. Telefone yanjye nayisize kuri charger. Nayisize kuri charger. Mbwiye ko nta muntu wageze hano. Akareko. Ngiye gushutinga ndayibura mu nyirikodingisha. Ese telefone yanjye yagiye. Telefoni ubwo ibyo nakubajije wabyumvishije wiza kunyibwisha ngo telefone ubwo ngubwo ibyo nakubajije wabyumvishije telefone yanjye oya maze ama excuse yawe nta kindi kintu nshaka kubyumva nakubwiye ngo nutangira kunzana ayo magambo biraba bibi oya nawe tekereza biraba bibi izi telefone yanjye hano oya nawe kuko reka nkubwize ukuri nukomeza kungisha impaka niwambwiye ko ari kumwe nawe hano nta wundi muntu wawe uri kumwe izi telefone yanjye telefone mise telefone njye nawe oya mereza telefone yanjye ese urabona yagiye itekereza urabona iriya telefone nayitwara mbwira nawe none ndajya nkumenyeshe ko rero utarunabizi ntiwanayitwara ngo bishoboke nyine nayo natwara nyine nubwo waba uri mu mwobo nagusangamo nkayibona mereza telefone yanjye utaraba nabi se naba ngiye gukora iki mereza telefone yanjye utaraba nabi telefone yanjye yagiye ko wambwiye ko nta wundi muntu ari hano undi muntu hari wageze hano ariko nawe ushyize mu nyurabwenge ugatekereza neza wakumva telefone natayitwara telefone yawe iriya telefone urabizi ni nini nawe ifite ubuhanga unayitwara nyijyana mbwira nawe none yagiye ko ndi kwihamagara ninacemo niba utayitwaye ubwo ni uburangare bwawe ndabeshya wabe ubwo ni uburangare bwawe ese umvikane umbwiye ko mwari muri hano we na Obe nta wundi muntu wari uhari Obe yambwiye ko ntayafashe yambwiye ko yari ari mu cyumba asohotse nona niba utayitwaye ubwo warangaye haza umuntu arayitwaye mezi telefone rero ndayiguha Ezra mereza telefone yanjye ifite ugenda ubaza abantu bose b'inshuti yanjye kareka oya ntabwo natarate oya none se amafaranga ko mayasiga wari wabona jye nagutwa amafaranga ukaza ukayabara kuki se natwaye mbese ubundi twari yawe niba se Obe yarayifite ndabizi wese ntabwo yicaginga ngara nisa ntabwo nayitwara nabishatse none kuki wahisemo gutwara iyanjye ntabwo jye nayitwaye mereza telefone yanjye rero genda urebe niba wanayisize sinayisize uhari sinayisize uri hano telefone jye natwaye nicyo gihe mubwiye ntawe kareka sinayisize uri hano watwaye telefone jye kandi nawe natwaye jye nukuri kwimana jye uzi yuko jyewe ndi n'umwana ntabwo nari gutora n'uruku rw'abandi ntabwo ibintu byo kwibarika wafata ikintu kitari cyawe noneho ukuntu uri muri rasi Nyanza gutyo mukanya mpamagara polisi urabikora kuri we na Bwiza polisi zo urajya kufungisha ngo jye natari n'ukuri jye nuko utajya mu sinjye numva oya ntabwo numva urumva ariko ese zishize mu nyurabwenge numva telefone yanjye nayibura ngacika gutyo gusa nkabirekera aho ngaho ngo ntabwo uzahana iri ngo ntabwo uzakunda ariko nanone ntabwo wayishinja none wajya ngo nyishinje nde iyo urayifata wifatamo ibiki ntabwo wayishinja urajya ngo nyishinje nde nese turabana urabizi ko ndi umwana mwiza ugahita uvuga ngo nagutwaye telefone nese urajya reka kuba ubwana bwiza bwawe ntabwo binyemeza ko utayitwara ngaho ishaka meza telefone shaka nayo natuye do nukuru nushaka kuhamagara no mu cyaro wabaze ubwenge uzi se wajyana mu cyaro ntabwenge sujya umbwira ngo ni umusazi ntabwenge nzi ubu iminota ingahe wabigejeje mu cyaro meza telefone yanjye kuko ni inyungu usangana nutuma njya kuri polisi nkagusanga ni telefone biraba bibi mbese ubu wagira ngo umbwire uti genda waye nukuri n'ikimenyimenya je n'ikimenyimenya hamagara abantu ira telefone yahenze ko banje kujya mu mikino ndabashaka telefone yanjye hano kandi zeri kubyo ndi kuvuga byumvishije ndi seriye ndakomeje meza telefone yanjye byavuga
telefone yanjye tutabipfa. Nayo natwaye. Ndashaka telefone yanjye zi. Kujye nayo natwaye. Ndashaka telefone yanjye ntarakohereza iwanyu. Ndashaka telefone yanjye ntarakohereza iwanyu itajya ngo ni imikino. Ko njye ntabwo nabana n'umuntu wiba. Ntabwo niba. Sinabana n'umuntu wiba Ezra. Na telefone n'umuntu. Ibintu ni bibiri. Nako ni bitatu. Mpereza telefone yanjye cyangwa uca utayi wanyu. Cyokoze kuko twabanye neza. Wambereye umwana mwiza. Nubwo ntazamuka imico y'ubujura aka kanya. Njye nabujura. Sindi bukujyane kuri polisi. Ariko sinabana n'umuntu wiba. Njye nabujura njye. Sinabana n'umuntu ugira uti nibagiye. Sinabana n'umuntu wiba. Ntabwo niba. Urahitamo uradiwa cyangwa ujya kuri polisi. Ntabwo niba. Zimo kumbwira ngo ngende yibagiye. Yenza n'ibikapu byawe hano. Gira vuba. Gira vuba se. Zana ibikapu byawe kandi uze wambaye inkweto. Inkweto? Ibyo navuze ntabwo wabyumvishije. Nikiza Nyaruguru. Nacecetse. Ikibazo nimvuga leta yibuka ko mari. Noneho ahantu uri reka muvuze ukuri nanjye sindi kubona niba ndi kureba ku mutwe nandi kureba mu gusinya nanjye ukuntu muhagaze ndi kuvunika. gira vuba suraza wikurira ibintu bya byose birimo. Ibintu bya byose birimo. Ese ko bakubwiye wambara inkweto ntuzambare. Gira vuba uko bigende sinkuzi wagenda uzambara wagenda uzitwaye ku mutwe ibyo birakureba. Kandi umenye ko ntabwo ugiye gutyo gusa. Nzagusanga iwanyu na polisi. Niba ngombwa. Iya telefone irahenze. Niba ngombwa n'iwanyu bazabatwara. Wanyumvishe? Muneza amatwi ariko ntabwo wumva. Kuki munakubwira ntuvuge? Kuki munakubwira ntuvuge? So ambabari. Mubabarire wakoze iki? Urimo kumbwira ngo twoye telefone. None niba utayitwaye kuki unsabye imbabazi? Ubwo wabyumvishe? Ese gusaba imbabazi ziki niba nayo watwaye? Niba utayitwaye kuki uri kunsaba imbabazi? Urimo kumbwira ngo twoye telefone ko ugiye kunama. Ufashe uri ku mutwe. Tayi wanyu ndahamagara na mama wawe mubwire. Wanyumvishije? Nese undeze telefone. Guhamagara mama wawe. Wumvishije? Ntabwo bishuje urabwira. Si mama ubundi uramuhamagara kufasha iki? Akundi kindajyana iwabo kubera iki? Wajyana kuri polisi. Ese ko bavuga polisi ni wikanga wamenyereye gufungwa? Urangira kuri wowe surafungishiriza iki nawe? Nawe yagiye. Zinga ugenda iwanyu. Ibisigaye ndasigara mbikurikirana. Ntabwo binyishe. Ibyo birakureba. Ujya kubyibaza utari wabimisha. Ujya kunyura telefone. Utafashe imyenda mu ijosi. Numvaga bigenda gute? Ese uzi ko hano uri umujura. Uzi ko telefone nibura bari bukwihorere gutyo. Nibanze ko Ezra bitekerezaga. Ezra rero namuhorereza ibintu byose akagira ngo hari. Niyo mpamvu TV yawe ugafata iyanjye. Byose wewe bizamarira iki kunteranya? Gutenya se ninjye wabwiye wewe telefone? Ibe telefone se telefone nayo nibyo ntabwo ni. None se yagiye ko ari wowe wenyine wari uri hano turi kumwe twenyine hano. Warebye handi bose wari. Wajya ukareba n'amaso ufite. Ko nagiye kuryama nkagusiga muri salo telefone yagiye. Kandi nawe impamvu uri kwitinza hano muri salo. Kisi simba hano muri salo.
ibyo mumenye njye ntabwo niba pe ntabwo naba nafashe telefone ngo nyibe ntabwo meze uko hanyuma uri gusaba imbabazi zikize ntabwo nameshe ibiri igikapu cyanjye kirasa nabi hasi uri kumva hari umuntu witaye ku myenda yawe kubita meshe imyenda yawe ntimeshera nuja kugenda wambaye ibirenge mbese birandika njyewe ubundi polisi nizaza kuri iwanyu yaravuga oya si polisi izi ntabwo ndi mu mikino nawe ukaza kujya mu mikino nawe nukunusha mu gihugu gusa ubu ngubu natwara telefoni simbe nameshe simbe nakoze ibintu byanjye byose murabona do igikapu umese niba utameshe niba wameshe ibyo ntabwo nameshe ndebera igikapu ukuntu kimeze ubu ngubu iyaba nayibye cyangwa nkajya no kuyibitsa nayibona nyibye nkajya kuyibitsa niyo mpamvu ibyo byose ntabyitayeho shishani gende ahubwo uzana igikapu cyawe ndebe ko nta bindi bintu utwaye nta kindi kintu turi kumvikana kakira ahantu bera n'igisambo uribuka guma ahantu wibishye yego ni igisambo ubwo buryo ujijisha abantu kugira utabikeka ntabwo reka si ni igisambo reka kana oya ko nagufashe mwizeye nzi ko uri umwana niyo waje uri umwana mwiza oya ntabwo ndi igisambo akira igikapu cyanjye gisake nubonamo telefone uhamagare polisi n'abapolisi ubahamagare basake iki gikapu nibayibonamo urabona ndemera banjyane kumufunga nk'igisambo wasanga hari n'ibindi bintu twakira gisake sindanga gisake nubonamo iyo telefone urabona gisake ubundi se iyi niyo myenda wari utwaye ko nawe ubwiye mukarikira imyenda yawe yose imyenda nyine ubu iyi ni imyenda yawe yose cyangwa indi wari wayitanze wagiye kuyibitsa wasanga yagiye kuyibitsa ntabwo nabitse ndetse nabitse imyenda ipfuye ngasiga iyo niyo myenda yonyine ugira se ntabwo nagira imyenda ibiri gusa ubwo mbira n'ipantaro ndirimo inyuma ndimo irimo inyuma iyi niyo myenda ugira rebamo n'indi urayibona harimo imyenda nayo inyuma hose iyindi iruzuye gisukira ahantu abantu bose babibona utazaza kunshinja telefone igihe ntabwo niba obe dore n'amafaranga yarayatwaye ezi ayo mafaranga ntabwo nayo nitoreye wowe utaragura amafaranga takuraho egerayo niya telefone kumwe ubu ngubu ugenda zira ubuza iyo telefone sinzi igihe yagere mwaho ifite amaguru ndagapfa nabi ntabwo iyo telefone nzi igihe yagere ahubwo genda oya harimo akagambana ahantu ntabwo ibintu telefone igira amaguru ku buryo yaje ikagira amaguru nuze yawe oya jewe uyu mwana uzi ko ari umujura ntabwo genda umujura egerayo mbimbere ese mbimbere tamamagare polisi nonaha mbimbere gira vuba noze ayo mafaranga wayatoye mereza amafaranga yawe nayawe wayatoye he telefone iri kumwashakaga telefone nayo wayatoye he ntabwo nzi ukuntu nubwo ntazi igihe nayaburiye ariko gusa yangira nangahe wakuye amadolari ni amadolari ijana akoze neza utaragura amadolari hano muri runo rugo nubivuga ugaceceka ukayabika sijya nabwo kuri igisambo wowe igisambo ubwo ibintu bifite ukuntu byagenze ukuntu kwagute mwaneranyije ahubwo umwana ushobora gusanga n'ibindi bintu byinshi ese ubu ngubu ibaze telefone igikapu nigenda ipakira imyenda sondi wahamagaye polisi kazi kanamutwara ya telefone yageze muto oya mumbwire telefone yaba yageze muto hari ibindi ubonyemo telefone yanjye se abafitemo ibintu nk'ibyo ubu Ezra yatanye imyenda ipantaro indi myenda wireze irahari iri he yinzanira niyo nkorana ntabwo nese ko umuntu ngwe nataranamesa none se wari uyisize hano yisigende imyenda yawe wari uyisize hano yisigende nese ndajya kujyana ibyahi neze ko wari uyisigiye none ko bari bakwirukanye se wumva uzagaruka kuyifata gute ndajya kujyana ibyahise nta myenda mizima afite ubwo iyi telefone umuntu ubu ngubu ufite ukuntu yagezemo hano yagezemo hano ite yagezemo hano ite haniranyije igihe ngo ndiyiba gihe ntabwo nimva obeza tumukorere iki wahamagaye se umuntu ushinzwe umutekano hano akahita amujyana
Ezra umuntu yambaye mbere z'isaha ejo akaziba ikintu gikomeye nese ubwo kurabona nakwibye ko neseze niba utibye iyo telefone yageze muri bag yawe reka tubwizanye ukuri iyi telefone uziko kana yijimije jewe urambone sinzi kuzimira kwa ntabwo iyo telefone nzi kuyizimya none seze iyo telefone yageze ko iki gikapu ko ariho kizanye iyo telefone yageze mite iyi telefone yageze muri shakoshi yawe telefone nzi kuyizimya iyi telefone yageze muri shakoshi yawe gute ndakubaza n'urujijo nanjye bya mbere urujijo nta kintu urujijo kubye se naje urambona mu cyumba cyawe naje ndayifatanye wika mu cyumba cyawe kai bahamagaye mu ushinzwe umutekano wabivuga neza ze bahamagara mu ushinzwe umutekano nibwo uvuga ukuntu byagenze oya ariko jewe nandarengana mu rujijo gusa ubugena rimbiza ukuntu yagezemo aho ngaho umurugoro telefone ukuntu arutwara narukoresha iki koko mvukuntu yigize ibandira ibi cyane ari nta kintu nayikoresha sinzi nuko bayazi azi ko yigize umutekamimitwe nawe rero Vanessa niwe wikoraho ntabwo wajya kumubona ibintu aba ari kwikora muri ino minsi ntacyo zinga gusa ubwo telefone ibonetse nta kibazo zinga ngo iki ibonetse he niba ibonetse mu gikapu ndazi ukuntu yagiye habonetse telefone gusa ko basanze n'amafaranga warayibye gira vuba vuba amafaranga yo gira vuba vuba zinga imyenda yawe bisubizemo njye namuhamagara n'abantu bashinzwe umutekano shagira vuba oya Ezra sinongeye gusubiramo ngira vuba bafunga bikumarira iki wenda wajya kwiga wakujyana nk'iwawa ukagaruka Kizungu kandi wamubona agenda zinga kugira vuba ntabwo uri kubyo kubwira zinga ndakujyanira kuri polisi n'ukuntu ari kwitwara cyangwa zingagira vuba ibyo nta mwanya afite wo guta ushobora gusa yego arabizi ko ntacyo wamugira gira wiki arabizi ni isura n'ukuntu ari kwigira urabona ibyo yakoze ari kubyumva niba kicaza mu muhanda bakagaragura hasi mu nzererezi nawe ukazongera gira vuba gira vuba ariko ntabwo uri kumwe gira vuba cyane ariko nawe zira niwo mworo njye namuhamagara n'abantu bakamutwara namuhamagara abantu njye bashinzwe umutekano bakamujyana reka agende ntitwabanye nabi cyane ugende ibyo bintu wari umubwira nibyo bituma yigira gutya mubabarire ko wakoze iki nuko utarambwira icyo wakoze mubabarire ko wakoze nta kintu nakoze none se kumara ushaka kurira nimbabarira mubabarire ko wanyibye telefone ntawagifashe oya aya mafaranga yatwaye ryari baturaguye ryari aturaguye kera yo ngaho kera cyane aya ngaho si icyo amaze se abantu bari barambwiye ngo ayo wayakumvisha baturaguye hehe muze turagura amafaranga abantu bagira amahirwe baratora sohokana amahirwe yawe nese ubu ngubu urangirije shasohoka izira erege zira afite ukundi kuntu asigaye agufata kira vuba vuba bari kugusohora mu nzu ukanga gusohoka ndetse urashaka gusohora bagukubita akumva bariye ibyaha basi wamabariye gira vuba vuba gira vuba mubushi shagira vuba sohokera mu nzu ntabwo kubyo tukubwira kandi ndahamagara polisi izi kuyikurira ibyo ni byo wakabaye wakoze kuva kare ahubwo ndikubwira ngo uva hakiri kare ugende amahoro utahe iwanyu umwe amahoro umutse telefone bigira ute papa ni amata agira ate ntabwo nataha mbese ndataha ngatamenye n'ukuntu ubusanzwe umuvugisha ute ubwira telefone ujya kumuvugisha yagize ko yapfuye ujya kumubwira amafuti wakoze noneho ko yanakwica ese amanama ufite kandi nakoze igihe natayibye
sinzi ukuntu nageze mu gikapu. Genda uzashake telefone muhamagare. Niza basi muhamagare. Akora iki? Nyine asabira urumva yahindura umwanzuro urafashe? Nanga yumva ukuntu agusabira imbabazi z'iki? amusobanura ukuntu ibintu byagenze. Ako uyu mwana se nshakuza kiru. Nakubwiye nujya wumva nawe nujya wiga isomo. Papa na mata uramuhamagara mubaza iki? Mbese muri muranyirukana nta kintu nakoze. Ubundi umujuri wamufashe baranamukubita cyeka tugukingira amazi tukanzwa no gukubita. Ibiki byambaho kwiba? Abazi, Ezra yansobanurira amafaranga yavanye. Ayo mafaranga ntabwo yari mu bintu twafashe. Franka ntabwo azashobora. Ese amafaranga yakuye. Yari franka. Ariko abantu baramuhembye agahita ajya kuyavunja mu madolari. Tuzayishyize mu gikapu cyawe. Yavuze ko yataraguye. Wataraguye. Ezra. Ubu yansobanurira amafaranga yavanye. Zana nta kintu. Zana. Wafanye nabo zana naratora. Nakoze amafaranga yakuye na. Nakoze kugaragara mu karere. Akarere k'iki? Kamuntu. Kuniranye ngo ni telefone. Umukecuru na mama se namuhamagaye namubwiye. Agiye nko kuri bino binganya ndetse kuri igikapu cyawe. Murakoze. ngukunda nirwo rwa nyuma mfite ndaruguhaye rwose sinkushidikanyaho kuko nakutagira nukurora inshuti yanjye